bashyiriwe hariya kugira ngo baturengere, kandi niyo bataturengera abaturage ba hano banyehe Uwiteka azaturengera. Niba turi impunzi turajya muri haseri ijye duha ibigori, amafaranga ngo ntayo barabona, batubeshya ko ntayo barabona, abana bari kurara hanze, nta muntu ukiryama, baradusohoye. Kandi muri aka kanya bakashakira ahantu mba ntago kuba hanze njye ntago bishimishije. Inshuti bakunzi b'umubavu.com n'umubavu TV online, reka twongere tubashimire cyane, turabakunda cyane, murabe igiciro cyinshi cyane ku biganiro byacu mukurikirana kuri inshuro tutizimbye mu magambo. Turi hano muri Kangondo ya mbere n'iya kabiri, ariko turi mu ya mbere ndakeka turi mu ya kabiri, abenshi bahazi nk'abanyahe. Aha hantu ngira ngo twagiye dukora inkuru zitandukanye z'aha hantu z'abaturage bavuga bati twararenganye, ntabwo duhabwa ingurane, hashize igihe twarasenyewe, ikibazo cyacu cyagiye mu nkiko na n'ubu nta gisubizo. Turagira ngo tuganire na bamwe mu baturage baho, dusanze bamwe bahasize amahema, baratubwira impamvu bahasize amahema. Dusanze bari mu kavuyo, baratubwira impamvu batari kubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID-19, cyangwa baratubwira niba hano ntayihari. Ngira ngo ibyo byose turi buze kubiganira. Reka by'umwihariko uyu mugabo uturi imbere atangira twibwira, atubwire n'igitumye ari hano, mbese atubwire n'icyabaye hano. Murakoze. Nkuko mubona turi hano duhari kubw'uko tubabaye, ntago twishimye kubw'imitungo yacu itarahawe agaciro. Tumaze imyaka igera kuri 3 dusa nkaho twambuwe imitungo yacu. Banzu twibwire. Nitwa Nsabimana Fideli, nkaba ndi umuturage wo muri Kangondo ya kabiri, aha mpagaze akaba ari naho nari ntuye. Wari utuye ahangaha? None turabona hano mwateje akavuyo, niko twabyita. Turabona bamwe bazanye amahema, byagenze bite? Mbere yuko ibi biba twabanjije kubimenyesha inzego z'ubuyobozi. Twagiye ku mujyi wa Kigali, batubwira ko badafite ububasha bwo gukemura ikibazo cyacu. Batwohereza ku karere ka Gasabo, tugezeho batubwira yuko nta bubasha nabo bafite bwo kugikemura. Ariko mu masezerano twagiranye amasezerano ko bagomba kuduha ingurane y'imitungo yacu mu gihe itari yaboneka, bazaba badukodeshereza kugeza igihe baduha ingurane ikwiriye. None ntago bari kubakodeshereza? Ingurane ikwiriye ntago twayibonye, n'ubukode ntago twabonye. Tumaze amezi 5 ntayo begeze baduha. Icyatubabaje kurenza ibindi, bafashe bamwe barayabaha, twe barayatwima. Tugiyeyo batubwira yuko bagiye kwiga ku kibazo cyacu. Mu gihe bari kukigaho twabasabye yuko nta hantu dufiteho kuba badushakira ahantu turi bube, nibura akaba badutije amashuri twagizemo uruhare kubaka y'ahantu dutuye, tukaba tuyabayemo kugira ngo nibura biturinde kuba turi kurara mu gihuru n'imiryango dufite. None mwafashe icyemezo gute cyo kuza gushinga amahema hano mu matongo yaho mwari mutuye? Inzego za polisi twabimenyesheje, batubwiye ko bagiye kudukorera ubuvugizi, bakaba baduhaye amashuri tukaba tuyabayemo mu gihe turi bube tutegereje kubona ingurane cyangwa se kuba baduhaye aho turi bube. Nyuma byagomeje kwanga, tujya ku mujyi wa Kigali kutakambira, batubwiye ko batadushaka, batatuzi. Twe twafashe icyemezo cyo kuvuga ngo reka tujye aho twari dufite imitungo abariho tuba, kubera ko twabonye inzego z'ubuyobozi zadutereranye, nta batanifatikanyije natwe. Turavuga ngo reka tuze tuhabe, kuko turi kurara mu bihuru, imiryango turi kurara hanze, abana barwaye, abadamu barwaye, nta muntu uri kuryama mu nzu. Bari badusezeranyije ko rero baduhaye amashuri, akaba ariyo twaba ducumbitsemo, ntibayaduha. Tugiye ko natubona batwohereje amafaranga 20,000 kuri konte zacu. 20,000 umaze amezi 5 wari uri mu nzu y'umuntu, akaba yarafatiriye ibyo wari ufitemo, ntago wari kubona icyo uri bumubwire. Ngira ngo iki kibazo cya hano kirazwi cyane, ntago tugusaba kujya muri detail, wenda icyo musaba niki? Icyo dusaba, turasaba ko turenganurwa nk'abandi baturage batuye mu gihugu cy'u Rwanda, tugahabwa ingurane z'imitungo yacu, kuko turi abanyarwanda nk'abandi. Wowe wari ufite inzu hano nawe? Nge nari mpafite igipango cyari kirimo inzu zigera kuri 3. Bari barakubariye? Bari barambariye.
bari barambaniye n'igenagaciro ry'umutungo wanjye ndarifite kuko twese twarabariwe dufite igenagaciro ry'imitungo yacu. Wari ufite umuryango ungana iki? Mfite umuryango w'abantu 6. Ubu ngubu bari kubahe mu by'ukuri? Ubu turi kurara hanze ntawe dufite turi kuba. Oya mutabeshe koko ubu watwereka ahantu urara hanze? Ntago wabwira umuntu ngo akwereka ahantu arara utaje ari nijoro ngo uhabone. Kubyukira mu nzego z'ubutegetsi tukajya kubibabwira nuko tubabaye. Nuko tubabaye. Turi kurara mu gihuru biragaragara twarabibamenyesheje ngo babigenzure. Ikigaragara cyo nuko bigaragara n'abandi mwabaza ntawe dufite turi kwikinga turi kurara hanze. Twafashe icyemezo cyo kuvuga ngo turare mu matongo yacu n'abajya baza kudusura badukorera ubuvugizi ariko badusanze no mu matongo yacu twabaga. Urakoze cyane. Ufite ikibazo ki? Nitwa Uwineza Liberata. Ikibazo mfite nanjye nari ntuye muri iyi Kangondo ya 2. Ikibazo rero mfite baradusenyeye barangije badukodeshereza amezi 3 baratubwira ngo nyuma y'amezi 3 bazaba bamaze kutwereka aho tuba cyaba duha ingurane yacu ikwiriye. Nyuma y'icyo gihe none amezi 5 arashize. Wowe uvuga ufite ikibazo kinyirizina? Ikibazo mfite ikibazo cy'uko ndi hanze nta hantu ho kuba mfite. Wari ufite inzu hano? Nari mafite inzu. Bigeze bakubarira? Barambariye. Ko hari abo bavuga ko bahaye ingurane bakayanga, wowe uri mu kihe gice? Nta muntu bigeze bayingurane ngo bayange barabeshya. Bavuga ko hari abo bubakiye amazu mu Busanza bamwe barayanga. Barabeshya banza nayo mazu ntayahari. None icyo wowe uri gusaba ni iki? Icyo nsaba nuko bampereza ingurane yanjye ikwiye kandi muri aka kanya bakashakira ahantu mba ntago kuba hanze ntago bishimishije. None byagenze bite ko dusanga hano mwateje akavuyo mwari mumaze igihe ikibazo cyanyu kiri mu buyobozi none ubu tukaba tubona bidasanzwe byagenze bite? Twebwe tumaze igihe tujya ku karere tukagenda bakatwicaza mu nzu bakatubwira ngo ikibazo cyacu ngo kigiye gukemuka. Iminsi baye nk'icumi tujyayo batubwira gutyo. Ubwo no munsi kugira ngo dufate umwanzuro twavuye ku mujyi tuhageze nabwo banga ko twinjira. Nta n'umuyobozi twabonye batubwiye ngo tugende ku karere ngo yavuye ngo mu nama ngo ikibazo ngo leta kidukemurira. Tuhageze nabwo aravuga ngo ari mu nama baramuduhisha banze no kumutwereka. Ubwo twazanye umujinya bitatuza mu matongo yacu. Nibwo mwafashe icyemezo cyo kuza hano mu matongo yanyu? Urakoze cyane. Ko tubasanze hano muri Kangondo aho hano hazwi cyane nk'abanyahe dusanze abantu bamwe Kangondo ya 2 mwasizemwe amahema byagenze bite hari ikibazo ki? Ikibazo dufite bamaze amezi 5 batatwishyura. None wari ufite inzu hano? Nari nzifite n'izindi zikodesha. None se ubuyobozi kuri ubu ntago buri kubakodesherezaho kuba mu gihe mutarabona ingurane? Oya ntayo bari kuduha. Bari kubabwira ngo iki mu by'ukuri? Bari kutubwira ngo ayo bari bafite ngo bayahaye basenyeye nyuma twebwe basenyeye mbere baratwihorera. None se bari bakubariye wowe? N'agaciro turarifite ubu ngibi ndabihetse mu mugongo. None mu by'ukuri wenda ntago turagusanga ubikuremo kuko iki kibazo twagiye tukigarukaho kenshi cyane. Ubuyobozi buri kubabwira ko hari kubura iki ngo bubahe ingurane? Amafaranga ngo ntayo barabona. Batubeshya ko ntayo barabona abana bari kurara hanze nta muntu ukiryama baradusohoye. None muri kubona amaherezo y'ikibazo cyanyu ari aya? Amaherezo nyine tugomba gusubira hano tugateramo shitingi tukasubira ku matongo yacu. Uri mu basize ihema hano se? Yego. Twereke ihema ryawe ni irihe? Uhagaze aho dutungira urutoki nta kibazo. Ndiriya bari kubaka. Niririya bari kubaka. Ubu se mwiyemeje kuhaba kugeza ikibazo cyanyu gikemuka? Kuhaba kuzageza n'imyaka ingahe igihe kibazo bataragikemura. None ikintu mwifuza ko leta ikora muri nyirizina iki kibazo kikarangira ni iki? Baduhe amafaranga batubariye ubundi batubahereza ubutaka bwabo. Turagushimiye cyane. Amakuru bimeze mite? Ubu rero ntago nabona icyo nkusubiza niba nakubwira ngo amakuru ni meza ariko mu bigaragara muri bya bindi by'abanyarwanda. Oya simbizi ngiye ko nabasha kubivuga. Dusanze hano hari abantu benshi muri iki gihe cyo kwirinda COVID-19 bamwe mwabambye amahema hano bimeze bite hari ikibazo ki? Muri make icyo nabona nakubwira twebwe ukuntu bitumereye muri aka kanya
kovide mbi ni inzara cyangwa se kovide mbi ikabakuraho wabaga wari uhafite. Ubu twebwe muri aka kanya turimo na kovide turi kumva nta kitubwiye kuko n'ubundi turakomerewe biteye ubwoba. None hari abari kuvuga bati tuje hano tuvuye no ku buyobozi bwatwimye amafaranga yo gukodesha inzu. Wowe ikibazo cyawe giteye gite? Kuko ibyo ari byo byose nubwo muhuriye kuko mwese mwarasenyewe ushobora gusanga wowe hari icyo wabonye. Wowe bimeze bite? Nta kintu nabonye. Wari ufite inzu hano se? Narifite inzu hano. Barakubariye se nawe? Barambariye n'ijya n'agaciro ndarifite. Ubu nawe urarifite? Wari ufite umuryango w'abana bangana iki? Umuryango w'abana 4. Ubu ngubu mu by'ukuri abana bawe bari hehe, bari kubaho gute? Mu by'ukuri abana banjye barimo bararara hanze nanjye ntikuyemo. Uri mu baje gushyira ihema hano se? Ndi mu baje gushyira ihema hano, ni nanjye wari wanje. Oya dutungira urutoki twereka ahantu ihema ryawe riri. Iri hano no mu kibanza cyanjye. Aho ngaho tubona ni mu kibanza cyawe. Ubu wahazanye n'umuryango wawe se? Tayari dore tugenda guteka twebwe. None tubwire ikintu musaba leta, kuko iyi nkuru dukora leta irayumva, ikintu musaba leta ku buryo ikibazo cyanyu kirangira, iki kibazo cya Kangondo ahazwi nka Banyahe kigakemuka. Ni iki wowe usaba leta ku ruhande rwawe? Ngewe ikintu nasaba leta, nk'abantu twabariwe tukaba dufite amagena agaciro, turumva baduha ibihwanye n'ibyo bari baratubariye, haba kutwishyura amafaranga cyangwa se haba kuduha izo ngurane z'amazu zo mu Busanza nk'uko bari barabitubwiye. Turagushimiye cyane. Bimeze neza? Ntabwo meze neza. Bya bindi bya kinyarwanda dushobora kuvuga ngo bimeze neza. None se dusanze hano ntabwo bisanzwe hano muri Kangondo ya kabiri, abantu ni benshi, nta kwirinda icyorezo, amahema hano mu matongo byagenze bite? Ukuntu byagenze bakomeje kubeshya abaturage. Urabona ko leta yaradusenye, ikimara kudusenyera amazu ibizeza ko izajya bakodeshereza. None uyu munsi mu gitondo cya kare babyukiye ku mujyi wa Kigali. Umujyi wa Kigali bakimara kugerayo bababwira ko ngo bagomba gusubira ku karere. Akarere nako ndikagira umwanzuro gafata. Bikintu bahise ko bakora nta kindi ni ukuza gushinga amashitingi mu bibanza byacu. Ni ukuvuga ngo nta izo nzego zose mwagiyeho nta gisubizo cyabahaye? Zose twazigiyeho nta gisubizo cyaduhaye. Kandi n'iyo igisubizo cyaba gihari bo baravuga ngo bagomba kubaha amashuri. Ishuri mbwira ukuntu rero ringana n'umuryango umuntu aba afite, uburyo umuntu yagenda akaba mu ishuri. None se nibura wenda babemereye ko bazajya babaha amafaranga yo gukodesha inzu mu gihe mutarabona ingurane, ayo mafaranga muri kuyabona? Amafaranga ntayo, kuko twese aba bose ubona aha ngaha bose bibera mu bihuru. Nanjye ubwanjye nimo nibera. Ibutsa abantu, wari ufite umuryango ungana iki? Yewe nari mfite umuryango w'abantu 8. Abantu 8 ubu ngubu bari kuba hehe? Bose bamwe bagiye Nyanza, abandi nabohereje Cyangugu. Nanjye ubwanjye nibera mu gihuru, n'umudamu wanjye nari mu gihuru agenda gutyo aserera. Ntago twabura kukubaza ikintu mukomeza gusaba leta ni iki? Ikintu ukomeza gusaba leta ni duhereza amafaranga twabariwe, apana ibintu byo kutubwira ngo bazatwubakira amazu. Nicyo kintu dusaba leta. None ko mwashinze amahema aha ngaha, mufite gahunda yo kuhaba mu gihe kingana? Turahaba mpaka kugeza igihe bazatwishyurira, ubundi icyo dushaka nabo dushaka amazu. Inzego z'umutekano ni ziza ko zizabahakura kandi zahageze, singizi ziri hari zahageze. Inzego z'umutekano zirahari, nizibahakura nabi. Nituzahakura tuzongera tugaruke. Atari ibyo tuzayoboka imihanda na perezida bimenye nawe amanuke. Ikibazo cyanyu ariko hari inzego zakunze kuvuga ko kikiri mu nkiko gutyo kikigenzurwa kikigwaho, kuki mwafashe icyemezo cyo kuza aha ngaha nyirizina? Ntabwo se kijya mu nkiko gite, twebwe twarabariwe, tumaze kubarirwa nk'abakaje kutwishyura baza kuduhirikiraho amazu. Urumva rero nta mpamvu yo kuvuga ngo kirajya mu nzego, nibaze baduhereza ubwishyu bwacu twishyurwe dutahe. None kuki mwateje akavuyo mukaba tubona nakubahiriza amabwiriza? Ntabwo twateje akavuyo, kuko n'ubundi badusenyeye muri korona. Nta niyo mpamvu tuje no kubakamo muri korona. Ubundi se iki kibazo cyanyu iyo murebye ni iki gituma mutishyurwa? Ikibazo cyaje gituma tutishyurwa, bo baracyitwaza ngo abantu batuye aha ngaha, ngo bamwe babariwe Kimicanga, ngo abandi babariwe mu Rugando, ngo abandi babariwe za Gacuriro, ngo baraza batura aha ngaha. Ubwo niba bishyura ngo bazabongeye ngo guteza kandi kajagari. Kandi umuntu akabasaba ngo ati twebwe nimutwishyure tubasinyire ko tutazongera gutura mu mujyi wa Kigali, tugiye gutura mu cyaro. Nabyo ntabwo babyemera. None se wenda iki kibazo cyanyu hari umuntu waba ukihishe inyuma utuma wenda mutabona ibyo mwagakwiriye kubona? Yemwe ni ikibazo cyihishwe inyuma n'abayobozi bakuru, kubera ko aba minisiteri baba
baba bande bose barabizi kuko iki kibazo ntabwo twakika kuvuga ko na perezida arakizi. Ariko mwigeze kwandikira inteko ishinga amategeko abadepite ntago babashubije? Reka da abadepite bahangaha icyo bashinzwe ni ugutora amategeko gusa akanira abaturage, ntabwo batora amategeko arengera abaturage. Mwigeze mukurikirana se ngo mumenye niba wenda ngo mubaze muti ko mutadushubije nibura? Uragerayo reka bakakuyihorera bakakubwira. Ubundi abadepite iyo bandikiye ibaruwa tubare uyanditse nk'uyu munsi bashobora kuzagusubiza hashize nk'imyaka 2 ubwo wapfuye aba yarangije gupfa. Ongera ugaruke ku kintu musaba nyirizina. Twebwe ikintu dusaba ni ukutwishyura amafaranga yacu twabariwe, kandi ikindi kintu ngiye nibwira abayobozi bashyiriwe hariya kugira ngo baturengere, kandi niyo bataturengera abaturage ba hano banyehe Uwiteka azaturengera. Amakuru y'iminsi hano Kangondo bimeze bite? Amakuru ni meza cyane. Dusanze hano abantu babaye benshi, amahema hano mu matongo yahasenywe inzu bimeze bite? Ngira ngo iki kibazo twaratangiye ku ijwi rya Amerika turateguza, nubwo leta itigeze iduha piriyave kugira ngo idukure aha, ariko mu by'ukuri twe twarayiteguje, twari twarayisezeranyije ko hano amahema tuzashyiramo. Usibye na leta, njye ku giti cyanjye natabaje mpereye ku rwego rwo hasi kugera ku isi yose. Izi ni intangiriro rero, ibi ni byo muri kubona. None mwafashe icyemezo gute cyo kuza gushyira amahema mo hano, byaje bite? Ubushize mu kiganiro nakoranye n'Umubavu TV nababwiye ko bari ubutaka butagatifu, nta niyo mpamvu ubona ingabo ndetse na polisi ndetse n'inzego zose zaduhagarikiye. Ubu ni ubutaka butagatifu busengewe, nta n'umuntu ugomba kubuvanwaho gutyo. None ntago inzego z'umutekano zirabahakura ku ngufu? Aba ni abanyarwanda bagenzi bacu, ntabwo tukigendera muri ya macakubiri ya kera. Hano twese turi abanyarwanda. Ziriya ni ingabo, ni abana bacu, ni abavandimwe, ni inshuti, ndetse ni ba data buko twarashyingiranye. Aha ngaha niho n'igihugu kigomba gushingira kikabona ko turi abanyarwanda, apana ya macakubiri yabo ngo amasura yacu ntibayashaka hano. Hano hari umunyarwanda, ya masura bayagumane hariya mu nzego zabo. None mu by'ukuri turashaka kumenya impamvu yatumye muhita mufata icyemezo cyo kuza hano, hari hashize igihe, byagenze bite? Impamvu ni uburibwe. Ngewe ukubwira nari mfite inzu ifite imiryango 3, yinjizaga 90,000, yari ifite amazi, ifite n'umuriro, nogaga uko nshaka ndetse ngacana uko nshaka. Ariko abo bamaze kunsohorera mu mutungo wanjye, nagiye namenya agaciro nari mfite. Nabonye ko aho ujya gukaraba amazi nyirinzi akakugenera amazi ukaraba, byaratubabaje cyane. Aho ucana umuriro bakakubwira ngo umuriro urahenda, warawuguriraga muri cash power yawe. Twabonye ko ari agasuzuguro gakabije. Turagira ngo mu minsi ishize twumvishe ko mwari muri ku biro by'akarere ka Gasabo, babahaye ikihe gisubizo, byagenze bite? Akarere ka Gasabo buri gihe twagiye tubivuga, inzego ni ukumva nyine ni izina pe, nta nzego zihari. Kuko iyo ziduha igisubizo, nawe urabona igisubizo zaduhaye nyine ni iki. Iyo ziduha igisubizo kizima, natwe twakabaye tubaha mubona igisubizo cyiza. None aha hantu ko mwaje kuhashyira amahema, murabona birarangira bite? Murumva bigende bite? Aha hantu tuhafitiye ibyangombwa, nubwo bibeshya ngo ibyangombwa twarabibahaye. Nkanjye UPI yanjye ni 1663. Wifite no mu mutwe? Ndayifite kuko ni umutungo wanjye. Ibyangombwa naho baza kudusaka mu mazu bakabitwambura, twabishyize no kuri internet, ibintu byaroroshye. Ubu ni ukuvuga ngo isahira yose nta hano ndahaguma nyine ni mu mutungo wanjye. None si tongo wari sigukajya. Ubu tuba twibuka n'amatongo yacu bikatunezeza. Urabona twese hano turishimye kubera ko twagarutse ku itongo. None wibutsa abantu, wowe wari ufite umuryango ungana iki, ubaye hute? Yewe ubu tuvugana ndi umugabo ufite abana 3 n'umugore umwe. Ariko natewe isoni no kumva leta yirirwa idukangurira ngo tubeho neza, ikatwereka iyi mihanda n'ayo mataje na za convention ujya uzibona, basenye convention zacu hano. Ikintu cyatubabaje cyane, bagomba kumenya ko aha hari convention zacu, nta wazisenya tureba. Baradukangurira ngo ibyagezweho nta wabisenya tureba. Ese kuki basenya ibyacu? Ntabwo twe turi iki, turi abanyarwanda. Uyu munsi turamenya ukuri, turamenya niba turi abanyagihugu cyangwa turi impunzi. Niba turi impunzi turajya muri haseri ijye duha ibigori,
turagira ngo ugaruke ku kintu mwifuza ikibazo cyanyu kigakemuka burundu. Ikintu twaracyifuje nta nubwo dusaba, twebwe turategeka uyu munsi leta niduhereza amafaranga yacu yatubariye, ntitugisaba ibyo gusaba ntibikibaho. Baradushimuse bikaze, baratubarira batwiba, ubu ntabwo tukibinginga, nibaduha yacu. Urakoze cyane. Ikindi nongeraho, nta mutwe w'inyeshyamba turimo nk'uko bagenda badushakira ibyaha. Twebwe turaharanira imitungo yacu. Ahangaha urabona niko ubutaka butagatifu, mbisubiremo n'abo hejuru babyumve, ubu ni ubutaka butagatifu batazatwara uko biboneye. Basenyera Abagesera, basenyera Abaziga, basenyera ubwoko bwose, nyamara hari abatanga imbuto, hari abatangaga ibibanza. Umunsi bazageraho babikata bizagenda bite?